ni gute unyicaza kuri restaurant amasaha 2 yose arenga ngutegereje ubizi kutaribona hagere? My G, mbabarire nzi ko ndiguceho birangira aho narindi ziryoshye. I'm not your G, I'm your fiancé. Okay, fiancé. Ntabwo uri bwicare se? Waruvuye hariya amasaha bambaye kuri ya Britney. Icara nyine. Rero zandareka nkubwiza ukuri. Nizere ko kwikinira utari gutekereza ko ndi bugubu ubusobanuro bwaho narindi cyangwa ibyo narindi. Barazwa n'iki kumbwira? I know very well hari igihe wangiriza izina. And you pretty know kunyangiriza isura ntago. Oh. So all you think and care about is your name. And humura my G, izina ryawe ntawe arikozeho. Kandi nanjye nago nakora ubwo bugoryi ngo niyangirize isura. Your fiancé? Ese zanda nkubaze? Ugutikirije ndabifata nka yego. Ese undi kubizi neza ko njye nawe tutigeze dukundana, watekereje gute kunyambika impeta? Ntabwo uri bunsubize. Ubwo nabwo ndabifata nkaho ari impamvu ibyishe inyuma. Kandi iyo mpamvu mama mpisha urayizi. Ndabeshya? Babe, kuba ndwihanganira byose uri kunkorera gutya nyine ukansuzugura ntagaruko njye ntabibasha cyangwa ntakubabaza. Gusa nyine ikintu cyo nakubwira nuko ugomba kwihanganira kandi ukakira yuko ndi umugabo wawe kandi nta kintu wabihinduraho. Ni nacyo cyafasha buri wese uri hano.